bisa naho aya ariyo mahirwe yawe ashobora no kuba ari aya nyuma yo kubona ikibanza cyiza cyane kandi gihendutse. Wowe wifuje kuba wabona ikibanza cyiza cyo guturamo ahantu heza muri site kandi cyujuje ubuso, ikibanza gishashe kitazagutwara ubushobozi bwinshi bwo kucyubaka mu buryo bwo guterura cyangwa se mu buryo bw'amabuye. Ahangaha ni muri site ya Waruraza. Ni ahantu hari site irimo ibyiza byinshi, imihanda irakase. Iki nacyo ni ikibanza gikora ku muhanda, gusa gifatanye n'ikindi kibanza ku buryo niba wiyemeje kukigura ntabwo uzajya ukorerwa mitasiyo, hazabanza process yo kugikata hanyuma nanone ubone gukorerwa amitasiyo. Ni ikibanza rero kiri ku muhanda nk'uko uri kubibona. Ni ikibanza gifite ubuso bwuzuye, ni ikibanza kiri ahantu hafite view nziza, ni ikibanza kinogeye ijisho cyangwa se kiryoheye kuba wacyubaka, cyane cyane nimba ushaka ahantu ho gutura. Ariko nimba uri umucuruzi, iyi mari nibyungura kubera yuko iki kibanza gishaka amafaranga makeya, miliyoni 12 zonyine. Kuri miliyoni 12 urabona iki kibanza, urahabwa iki kibanza kiri muri site ya Waruraza. Ni ikibanza ndi kugenda nkwereka ubwiza n'ubunini bwacyo. Ni ikibanza rero kirimo utwumbati. Nimba udasobanukiwe site ya Waruraza aho iri, ni site ikurikiranye n'iya Gisasa. Muri make site ubundi uko zikurikirana, habanza Zindiro, hagakurikiraho Masizi, hagakurikiraho Birembo, hagakurikiraho Gisasa, hagakurikiraho Waruraza, hagakurikiraho Gasanze. Ni kuri uko niko umuhanda ugenda uva mu Izindiro ukagera Gasanze. Kwibutse ko uyu muhanda ugiye gushyirwamo kaburimbo vuba bidatinze kubera ko imirimo yaratangiye. Iki kibanza tukigarutseho kiri mu kilometero kimwe uvuye kuri uwo muhanda principal. Ni ukuvuga yuko uvuye mu Birembo kuri gare ya Birembo ushobora kuhagenda iminota hagati ya 15 na 20 bitewe nuko utambuka. Iki kibanza ni cyiza pe. Iki kibanza utaje kukigura, niba uri serious kandi ukaba ufite miliyoni 12, nyandikira kuri iyo nimero hanyuma cyangwa se umpamagare nkugeze kuri iki kibanza, ukirebe ubwiza bwacyo, hanyuma nugishima turaguhuza na nyiracyo. Byinshi ntakubwiye kandi wari ukeneye kuri kino kibanza, ni ngombwa ko uzabibona cyangwa se ukabibaza waje kugisura, wakibonye wagishimye.